muvandimwe, uhoraho aguha umugisha kandi akurinde. Muvandimwe, uhoraho akurebane impuhwe kandi agusakazemo inema ze. Uhoraho akwiteho kandi aguhe amahoro. Ndabifuriza mwese gusoza neza uyu mwaka w'2025. Ndabifuriza mwese umwaka mushya muhire, umwaka mushya muhire, bonane. Umwaka w'2026 uzababere umwaka w'amata n'ubuki, uzababere umwaka w'amizero n'amahoro, uzababere umwaka w'ineza n'uburumbuke bikomoka ku rukundo Yezu Kristo adukunda. Kristo Yezu akuzwe. Bakristu bavandimwe, mu gihe turimo gusoza umwaka w'2025 twitegura no kwinjira mu wundi mwaka mushya w'2026, Kiliziya yacu iradutumira guhagarara akanya gato tugaceceka, tukareba ubuzima bwacu, tukabuzirikana mu rumuri rw'umukiza wacu Yezu Kristo watuvukiye. Ntabwo rero twaje hano, ntabwo turi muri ingoro ntagatifu, ntabwo turi muri bazilika ya Kabgayi kubw'akamenyero gusa cyangwa imihango gusa, ahubwo twaje gushimira Imana. Turayishimira umwaka turimo gusoza n'ibyawe byose. Turayishimira ibyishimo byawuranze, ariko wenda n'imibabaro twahuye nayo. Turayishimira ibihe bikomeye twanyuzemo, tukayishimira n'ibihe byiza byadushimishije. Turayishimira aho twatsinze, ariko turanayishimira n'aho twagize intege nke, ndetse wenda n'aho twatsinzwe. Turayishimira ibyo twaronse, ariko wenda dushobora kuba twaranahombye, nabyo turayishimira. Nuko atari uko byose byari byoroshye, ariko tuzi kandi twemera
ko Imana yari kumwe natwe muri byose. Imana yabanye natwe, Imana umubyeyi wacu yaraduherekeje, none itugejeje kuri uyu munsi usoza umwaka w'2025. Imana idukunda, Imana itwitaho iteka, Imana iduherekeza, Imana idutabara, Imana idushakira ikiri icyiza, Imana yubaka ubuzima bwacu bwa buri munsi. Nikomerwe amashyi, nivugirizwe impundu. Bakristo bavandimwe, isomo rya mbere ryaduhishuriye umugisha ukomeye Imana yahaye umuryango wayo. Yabwiye Abayisiraheli uko bagomba kujya bahana uwo mugisha, bavuga bati Uhoraho aguhe umugisha kandi akurinde. Uhoraho akurebane impuhwe kandi agusakazemo inema ze. Uhoraho akwiteho kandi aguhe amahoro. Bavandimwe, mu gusubiza amaso inyuma mu mwaka turimo dusoza, dushobora kubona ko uwo mugisha waduherekeje kandi wadufashije gukomeza urugendo. Dore turacyahumeka ndetse duteraniye hamwe, kandi ibyo ubwabyo ni impano ikomeye, ni umugisha w'Imana. Gushimira Imana rero ni ukwemera ko ubuzima bwacu butiyubaka bwonyine, ahubwo ko butwawe n'Imana mu kiganza cyayo. Bakristo bavandimwe, isomo rya kabiri ryadufashe kwinjirana amizero mu mwaka mushya ugiye gutangira. Muri Yezu Kristo, umwana w'Imana, ntabwo tukiri imbata z'ubwoba cyangwa z'ibyashize, ahubwo turi abana b'Imana ikunda byimazeyo. Iryo ni isengesho ryiza kandi ni isezerano ryiza tugiye gutangirana umwaka mushya. Bavandimwe, mbere y'imigambi yacu tugiye kwinjiranamo, mbere y'ibyemezo dushobora gufata cyangwa twafashe, ndetse n'impungenge dushobora gutekereza, Imana iratwibutsa agaciro kacu. Turi abayo, turi abana bayo, kandi Roho Mutagatifu atuye mu mitima yacu. Umwaka mushya tugiye gutangira rero ntabwo ari urupapuro ruriho ubusa, ahubwo Imana yarangije kuzuzamo urukundo rwayo, ubuntu bwayo n'inema zayo. Bakristo bavandimwe, Ivanjiri yatujyanye i Betelehemu hamwe n'abashumba, hafi y'umubyeyi Mariya na Yosefu, bakikije uruhinja ruryamye mu kavure. Mu gihe abashumba bacitse ururondogoro batangaza hose ibyo bari babwiwe n'abamarayika ndetse n'ibyo bari bamaze kwibonera, Mariya we ntacyo avuga, ahubwo arazirikana, agashyingura byose mu mutima we. Bavandimwe, mu mpera z'uyu mwaka no mu ntangiriro z'undi ndetse n'umwaka wose, Mariya atwigisha uko tugomba kwitwara: kudahubuka, kudatwarwa n'ubwoba, ahubwo gushyira ubuzima bwacu n'ibizabubamo byose mu biganza by'Imana. Mariya nyina wa Jambo kandi umubyeyi wacu atwiteho, dushyigikiwe n'ubuvunyi bwe
bwa kibyeyi, maze rero hamwe nawe tuzatera agatambwe tugana imbere dufite icyizere gikomeye. Buri gihe umubyeyi Mariya atuyobora ku mwana we Yezu Kristu, umwami w'amahoro, isi yacu ikeneye, imitima yacu ikeneye, ibihugu byacu bikeneye, amahoro imiryango yacu ikeneye. Mu ntangiriro z'umwaka Kiliziya idusaba gusabira isi yose amahoro. Ejo tuzizihiza umunsi mpuzamahanga w'amahoro. Papa wacu Leo wa 14 yatugeneye ubutumwa, ngira ngo mbanyuriremo kandi mbahe ingingo nyamukuru zibugize. Insanganyamatsiko nyamukuru y'ubutumwa yatugejejeho ni ijambo Yezu Kristu wazutse yabwiye abigishwa be. Iryo ni naryo jambo rya mbere nyir'ubutungane Papa Leo wa 14 yatugejeje nk'umuryango w'Imana igihe yaramaze gutorerwa kuba umushumba wa Kiliziya. Nimugire amahoro bakristo bavandimwe, nanjye reka bisubiremo, nimugire amahoro. Papa wacu yibutsa ko ayo magambo nimugire amahoro atari indamutso isanzwe igamije gusa kwifurizanya amahoro, ahubwo ko ari ukuri kugomba guhindura ubuzima bw'uwakiriye iyo ndamutso. Amahoro isi ishaka, amahoro dukeneye, amahoro dusaba aturuka kuri Yezu Kristu wazutse. Akaba ari amahoro atitwaza intwaro, adashaka intwaro kandi yigizaho intwaro. Amahoro yicishe bugufi kandi ahoraho, kuko adashingiye ku bwoba cyangwa ku mbaraga za gisirikare, ahubwo amahoro ya Kristu ashingiye ku rukundo rw'Imana no ku kwizera Imana mu buzima bwacu bwa buri munsi. Papa Leo wa 14 ahamagarira abantu bose kwanga no kurwanya imyumvire y'urugomo n'iyo kwiyongera kw'intwaro ndetse no kuzigwizaho. Papa anenga imitekerereze ibona intwaro nk'izitanga umutekano, akanenga n'imvugo za politiki zishingiye ku bwoba cyangwa se ku gukandamizanya. Ahubwo ashishikariza politiki hagati y'ibihugu ishingiye ku gushyira hasi intwaro, ku kwizerana, ku biganiro, ku guhuza impande zitavuga rumwe no kubaka amategeko mpuzamahanga kugira ngo hubakwe amahoro arambye. Ikindi nyir'ubutungane Papa wacu ashimangira nuko amahoro nyakuri atabaho hatabaye kwambura intwaro imitima yacu ndetse n'ubwenge bwacu. Amahoro agomba gutangirira muri twe ubwacu, mu mitima yacu, mu myumvire yacu. Araduhamagarira kurenga ukwishishanya n'urwikekwe, ivangura n'amacakubiri ashingiye ku mico, ku bwoko n'imibereho itandukanye, kandi akatwibutsa ko amadini agomba kuba inzu z'amahoro zisangira isengesho risaba amahoro kandi ziteza imbere ibiganiro, ubutabera no kubabarirana. Ikindi nyir'ubutungane Papa Francisco atwibutsa muri ubwo butumwa nuko nubwo isi yugarijwe n'intambara, imvururu n'urugomo, ariko amahoro ntabwo ari inzozi. Amahoro arashoboka, ni inzozi zishoboka. Ni ukuri gushaka gutura muri twe no kumurikira ubuzima bwacu bwa buri munsi. Nyir'ubutungane rero arahamagarira abantu bose
abemera n'abatemera, kwakira ayo mahoro atangwa na Kristo no kuba abahamya bayo mu bikorwa bya buri munsi no mu buzima bwa buri munsi. Bakristo bavandimwe, natwe mu mpera z'uyu mwaka dusoje ndetse no mu ntangiriro z'undi mushya, dusabe ingabire y'amahoro, dusabe kuba buri wese aho ari abubatsi b'amahoro, mu magambo, mu bikorwa, mu mibanire yacu, mu miryango yacu. Bakristo bavandimwe, imiryango yacu ikeneye amahoro, imibanire yacu n'abavandimwe ikeneye amahoro, imibanire yacu n'abaturanyi ikeneye amahoro. Ayo mahoro ntabwo tuyahabwa n'abandi, ahubwo buri wese muri twe agomba kubigiramo uruhare, akaba umbere na mbere umwubatsi w'amahoro, aho kuba usaba amahoro abandi. Bakristo bavandimwe, twongere dushimire Imana uyu mwaka dusoje, twakire n'umutima wizera wo tugiye gutangira, kandi dukomeze urugendo dushyigikiwe n'umugisha w'Imana. Niyo mpamvu ngira ngo mbwire buri wese muri mwe, buri wese muri twe, ndetse n'abarimo kudukurikira ku muyoboro wa Radiyo Mariya Rwanda, ndagira ngo buri wese muri mwe mwifurize umugisha w'Imana. Muvandimwe, Uhoraho aguhe umugisha kandi akurinde. Muvandimwe, Uhoraho akurebane impuhwe kandi agusakazemo inema ze. Uhoraho akwiteho kandi aguhe amahoro. Ndabifuriza mwese gusoza neza uyu mwaka w'2025. Ndabifuriza mwese umwaka mushya muhire, umwaka mushya muhire, bonane. Umwaka w'2026 uzababere umwaka w'amata n'ubuki, uzababere umwaka w'amizero n'amahoro, uzababere umwaka w'ineza n'uburumbuke bikomoka ku rukundo Yezu Kristo adukunda. Bikira Mariya, umubyeyi w'Imana, umwamikazi wa Kibeho n'umwamikazi w'amahoro, adusabire kandi aduhozeho ubuvunyi bwe. Imana ibahe umugisha.